izina ryawe ni ryiza, izina ryawe ni ryiza. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ndabashuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo, mwese abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Tubyutse dushima Imana yacu izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana yaturinze, yaturengeye, yatwimanye. Nyemerera wihereze icyubahiro, utitaye kuri situation uhagazemo uyu munsi. Yihereze icyubahiro kuko niyo yakomeje kukwimana no kukurinda, niyo yagukoreye ibitangaza urimo. Kuba uriho ni imbaraga z'Imana. Hereza Imana icyubahiro rero mwa kino gitondo cya kare, mbere y'uko ujya mu zindi gahunda zose wapanze. Birashoboka ko wapanze kuzinduka ujya mu kazi, nawe ugiye isafari, ndetse nawe wapanze kujya kugirira umuntu neza. Aho hose wagiye upanga uhabanza Imana. Banza Imana uyihereze icyubahiro. Banza Imana ndetse ugibwira Imana ngo Mana ungerere naho ntabasha kugera, ariho mu mutima w'abana w'abantu, kuko niho hapangirwa ibyiza ndetse n'ibibi. Imana rero iyo ihageze wapanze kukugirira neza, kugirira neza rwose anezerewe. Iyo ugeze mu mutima w'umwana w'umuntu wapanze kukugirira nabi, Imana imuca imbaraga, imuca intege, ikakuburanira utahari, aho utagera. Imana ishimwe. Byuka ushima Imana, uhereze Imana icyubahiro. Nawe wumve yuko Imana uyibanje mu byawe no kubawe, uyibanje hose. Imana iguha umugisha. Nagusuhuzaga rero wowe uri mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye. Ndabakunda cyane, muri imbaraga zanjye muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Imana ijya ibaha umugisha cyane. Ndabasengera buri gitondo, buri nijoro, igihe cyose ndabazirikana, kuko muri imbaraga zo muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Ntago nabyishoboza mutari hamwe nanjye, mutabanye nanjye. Imana rero ibaha umugisha. Nabasuhuzaga abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ibarebe neza, ibanezeze. Munyemerere rero dukomeze kuba mu mwanya wo gusenga. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho. Nawira nkawe Yesu, urahebuje ibihe byose. Turacyari muri teme yacu yitwa gukomezwa n'Imana. Twabonye Imana idukomeza, twabonye Imana intwari ku rugamba, twabonye Imana iturengera idutabara, twabonye Imana yivuga, twabonye Imana izamura ibendera ry'ubutsinzi, twabonye Imana isohoza amasezerano, twabonye Imana ikora ibikomeye, twabonye Imana inyuranya amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwacu, twabonye Imana ishyigikira uyu murimo, twabonye Imana kandi tuzakomeza kuyibona. Nubwo bimeze uko byaba bimeze kose, Kristo aracyari mu kazi. Nakubwiye ngo Kristo aracyari mu kazi. Rero ukomeze ube muri iyi teme yitwa gukomezwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma, ni ibice 8. Turasoma umurongo wa 36 niho duhera. Titire y'iri jambo handitse ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Imana ishimwe. Ni ijambo ryitwa gukomezwa n'Imana. Ubw'Imana iri mu ruhande rwawe, ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, ubw'Imana iri mu ruhande rw'abasenga, ubw'Imana iri mu ruhande rwacu. Umubisha wacu ninde? Umubisha wawe ninde?
ndabizi rwose ibikuriza ni byinshi, ndabizi rwose ibikugoye ni byinshi, ndabizi n'ibigerageza kukwica ntabwo byabuze, ariko ijambo ry'iki gitondo dukorotiriye iteme yacu y'iki cyumweru rirakubajije ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, ubw'Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Umubisha wawe ari he? Umubisha wawe yaba nde? Ubw'Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana umurongo wa 36 rivuze ngo iki? Ngo nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. 3:7 handitse ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwaduhamagaye. Imana ishimwe. Muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwaduhamagaye, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ishimwe. Ariko haleluya, ijambo ry'Imana rirabitatuye neza, rirabitomoye byose. Ibijya bigutera ubwoba, ibijya bishaka kugutandukanya n'urukundo rwa Yesu, ibijya bishaka kukwereka yuko byabasha kukumira burunguri, ibijya bishaka kukugira nk'intama y'imbagwa, ibijya bigutwaza igitugu, ibyo byose ijambo ry'Imana ha Pawulo arabitomoye, abibwiye abitorero ry'i Roma. Arangije aravuga ngo ibyo byose nta na kimwe cyabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo, ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana nishimwe. Nta na kimwe. Ngo kandi ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Imana ishimwe cyane. Nagira ngo nkubwire gukomezwa n'Imana. Imana ibasha kugukomeza no muri icyo kigeragezo, ibasha kugukomeza muri ubwo bushomeri, ibasha kugukomeza muri uko gutabwa urimo, ibasha kugukomeza ikagukomeza no muri icyo kigeragezo cy'ubukode. Gukomezwa n'Imana nta na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo umwami wacu, nta na kimwe, kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Umubisha yaba nde? Nakubwiraga gukomezwa n'Imana. Ubasha gukomezwa n'Imana kuko iri mu ruhande rwawe, urakomezwa n'Imana kubw'urukundo rwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Gukomezwa n'Imana nta kintu na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Si igifite uburebure bw'igihagararo giteye ubwoba, si igifite uburebure bw'ikijyepfo buteye ubwoba, ngo si ikinyabugingo, yewe reka nkubwire, si ibiriho si ibizaza byabasha kugutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta na kimwe, ntago ari urupfu, nta na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana, ngo ahubwo tubasha kunesha ngo kubw'uwaduhamagaye. Imana ishimwe. 37 niko havuze ngo ya, ahubwo muri ibyo byose turishishwaho kunesha n'uwadukunze. Imana ishimwe. Uzarushaho kunesha kubwa Yesu Kristo wagukunze. Niwe wenyine uzi gukunda, niwe ukunda urukundo rufatika. Ibindi ni ukugerageza, ni ukwigana, ni ukugerageza. Tubashishwa kunesha n'uwadukunze, n'uwaduhamagaye. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane.
ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana ishimwe, ntihakagire ikigutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Kandi ubw'Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha nawe banza uca amazi, uca intege ibyo bikugerageza biguhagarikishije umutima, umenye ko ukomejwe n'urukundo rwa Yesu Kristo, ukomejwe n'Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe. Shalom shalom. Mbifurije weekend nziza, mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije gukomezwa n'Imana, mbifurije kuba hamwe n'Imana, kuba connected n'imbaraga z'Imana, mbifurije guhama mu rukundo rwa Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Abagiye mu kazi umunsi muhahe muronke, abagiye isafari mugendane n'imbaraga z'Imana. Nawe uri mu rugo Imana ikugotesha urukundo rwayo. Shalom shalom. Izina ryawe ni ryiza.